Ibihe byiza cyane inshuti wadukurikiye, ni karibu cyane ku nkuru zacu. Nk'ibisanzwe rero iyi ni Inema TV, ni karibu ku nkuru zacu zitandukanye. Inkuru yacu ya none ni inkuru nziza cyane y'urukundo, nizere ko turi kumwe kugira ngo tukugezeho iyi nkuru. Inkuru ya none tuyitangiriye ahantu mu rugo, hari umusore n'umukobwa ubona ko bakundanye cyane, barimo baganira rwose bahuje urugwiro ku buryo ubona ko urukundo ari rwose. Bakica aho ngaho barimo baganira ariko hari umumama wahise yinjira yatunguwe cyane n'imyitwarire y'umukobwa we n'uwo musore yari abasanganye, maze nta no kwihaka banga no kuvugira hejuru ati, nta soni kesi, ubu ninde murimo kuganira gutyo? Ubwo ntabwo utewe isoni no kubona uganira n'umusore gutyo? Reba ukuntu erega wamuryamyeho, habuze gaterega ninjiye mbona mushaka no gusomana. Bose ni kubwo bahise bubura amaso bareba mama Kesi, maze mama Kesi mu guhuza amaso n'umusore arongera arikanga cyane ati, ariko ibi ni ibiki Kesi? Kesi ati, mama, uyu musore turakundana yitwa Davis. Uyu munsi yifuje kuza kundiba hano mu rugo, nubwo wenda iki atari cyo gihe cyanya cyo kumukwereka, ariko nabwo ndumva nta kibazo mubaye mumenyanye. Ubwo mama Kesi yarimo yumva amagambo umukobwa arimo kuvuga bisa nkaho rwose yamuteye umujinya, ubona ko atanakeneye kuyumva. Mama Kesi ati, Kesi, nta bintu byinshi nkeneye kumva unsobanurira, gusa icyo amaso yanjye akeneye kubona ni ukubona uyu musore agenda kandi bibaye byiza ntazanagaruke muri uru rugo. Nuko mama Kesi ahita yegera Davis ati, nsohokera mu rugo vuba vuba. Kesi byaramucanze ati, ariko se mama, Davis uramuziza iki? None se musanzwe muziranye? Davis muziranye he mama? Mwapfuye iki se? None se Davis, wowe mama wari usanzwe umuzi? None se byagenze gute? Davis ati, Kesi, nanjye ntabyo nzi pe, ubu njyewe byanyobeye. Mama Kesi ati, uyu musore nta bwenge agira Kesi, yaba ari umuntu utekereza, ubu rwose yakabaye yavumbuye icyo arimo kuzira. Kesi, wowe iyo wirebye n'urwego uriho n'ubwiza bwawe, ubona uberanye n'umusore ukora mu kabari koko? Ese ubwo wari ubizi cyangwa? Ariko ntabwo waba ubizi, buriya yarakubeshye kuko mu bwenge ufite ntabwo waba ubizi ngo ukundane nawe. Kesi yamaze kubyumva maze ariruhutsa ati, awe mama, humura rwose kandi ntiwongere guhangayika, niba ari uko bimeze rwose byigutesha umutwe. Davis turakundana kandi akazi akora ndakazi, mukunda uko ari. Imana ishimwe. Ahubwo mama, uzi ko ubwoba bwari bwanyishe nzi ko hari ikindi kintu mupfa? Mama Kesi umujinya waramwishe ati, ukuntu ari agashwi gusa, ariko Kesi, uzi ko nta bwenge ugira? Nta soni ngo ukuntu umusore ukora mu kabari? Davis nawe mu kinyabupfura cyinshi yahise avuga ati, mama, mumbabarire nimba wenda akazi nkora katabanyura, ariko nanjye simba nicaye, mba nshakisha n'ahandi, wenda igihe kizagera mpindura akazi nkora. Wenda nanjye. Davis atararangiza kuvuga mama Kesi yahise amuca mu ijambo ati, wenda nawe iki? Ibyo byose sinifuza gukomeza kubyumva, niba ushaka kandi kazi nyine genda ugashaka ariko utari kumwe n'umukobwa wanjye. Kesi ati, wivuga gutyo mama, Davis ndamukunda cyane. Davis nawe ati, wivunika Kesi, nampa umwanya byibuze n'igihe gitoya, akandi kazi nzakabona, kandi nahumure nzakora uko nshoboye kose, nzakwitaho nk'uko abyifuza. Mama Kesi n'umujinya mwinshi ati, yego ndabyumva neza cyane ko uzakora uko ushoboye kose, ugatera amakimbirane hagati yanjye n'umukobwa wanjye, ukamutesha umutwe kwiga bikamunanira, ntabashe no kurangiza kaminuza kubera wabuze amafaranga yo kudufasha. Mama Kesi yahise yegera Davis noneho neza amufata akaboko amusohora ku mbaraga ati, ndavuze ngo sohoka ugende, ujye wirirwa uhanagura ameza, uterura amacupa, ibirahure n'amaparato, wibagirwa umukobwa wanjye burundu. Niba kandi ushaka amahoro sinzongere kukubona muri uru rugo. Davis yahise abona ko ibintu bitoroshye nuko arisohokera aragenda. Kesi nawe
asigara arira ati Davis wowe wigenda ndakwinginze. Ariko nubwo Kesi yavugaga gutyo, Davis yari yamaze gusohoka ndetse rwose ageze kure. Kesi yasigaye atongana na mama we amubwira ko ibyo akoze atari ko byagombaga kugenda, ko nibura niyo yari kuba ashaka kumutandukanya na Davis atari bwo buryo yari kubikoramo, ko yari kubikora mu kinyabupfura. Mama we ati hano ni mu rugo rwanjye, ni njye utegeka kandi ugomba nyine kugendera ku mategeko yanjye, gusa umenye ko ahubwo wagombaga no kunshimira, dore ngukijije agasore rwose ka nta kigenda. Ubu rero ngiye gutangira ngo ushakire umugabo ukubereye kuko mbonye neza ko noneho umaze no gukura. Mu rugo kwa Kesi batangiye kugira abashyitsi benshi ariko biganjemo abagabo. Mama Kesi abwira umukobwa we ko byose abikora kubera we, ko abagira ngo azahitemo muri abo bagabo bamuzanira. Kesi byageze aho bimutera umujinya ati mama, ibi ngibi njyewe ndabirambiwe rwose, ngiye gusanga Davis twibanire mu bukene bwe kuko ndamukunda cyane, kandi rwose bariya abagabo bose umaze iminsi uzana hano nta n'umwe njyewe nakundamo. Mama Kesi yarebye umukobwa we nuko aramuseka cyane, atari ku bundi urukundo n'iki ko ari imibare icuramye. Icyambere cyo nakubwira uriya muhungu ushaka kwirukira azakubabaza narangiza gusigarurira, kandi nta n'ikintu na kimwe azagusigira. Ibyo nabyo ujye ubitekereza herega, kandi njyewe ibyo nkubwira ndabizi neza. Ujye utinya umuntu ukora ahantu nk'ahariya Kesi, ubitekerezeho. Kesi ibyo nyine yamubwiye yanze kubyumva, bidatinze yisangira Davis. Kesi yageze aho Davis yabaga. Davis asohoka hanze kureba umuntu umushaka, nuko asanga ni Kesi. Kesi yahise amuhobera cyane ati Dave, ubu ndumva noneho ntuje, ndumva mfite amahoro yo mu mutima. Mpunze mama n'abagabo be batarangira yirwaga nzanira, ambwira ngo nzahitamo umwe uzaba umugabo wanjye, kandi buriya mama mu bintu rwose adashobora kugeraho ni ukuntandukanya nawe. Ndaje ubu ngubu noneho sinzongera gusubira mu rugo, ndaje ngo twibanire. Davis byaramutunguye ati yego ndabizi ko njyewe nawe dukundana kandi nta n'ikintu cyapfa kudutandukanya, ariko nanone nta bushobozi ndagira ku buryo twabana. Kesi yahise amubwira ati yego byose rega nabitekerejeho, ndaba mvuye mu ishuri nshaka akazi dufatanye, ndabizi twembi dukora naho nawe mpembwa udufaranga dukeya ntabwo twazabura uko tubaho. Davis yariyumviriye ati koko ibyo mama wawe yavugaga ni ukuri, ubu ngiye gutuma uva mu ishuri? Ahari koko ntabwo ari njyewe musore ukubereye Kesi. Kesi ati hani, ibyo wibitekerezaho pe, rwose njyewe uyu ni umwanzuro wanjye, wowe nta hantu uhuriye nabyo sibyo? Davis ati oya Kesi, ugomba gusubira iwanyu aka kanya, nawe urabibona neza ko rwose tutabana kuko nta bushobozi buhagije ndagira, ntabwo nari nitegura ku buryo twahita tubana, ariko humura igihe nikigera tuzabana. Kesi nuko biramubabaza ati ariko se nta nubwo wareka ngo ninjire mu nzu yawe tube tuganira? Davis ati hoya ngiye ku kazi, nawe urabibona ko ntahari, usanze maze kwitegura. Davis yahise amusezeraho nuko yinjira mu nzu. Kesi arebye neza yitegereje mu nzu, nuko abonamo undi mukobwa wari wambaye utwenda rwose atikwije bisa naho atanambaye. Uwo mukobwa ahita abwira Davis ati nawe se ngukorera icyayi? Davis ahita amubwira ati ariko se ubwo wabanje ukambara koko, icyayi ntacyo nshaka wikirirwa ukintegurira. Kesi yakubiswe n'inkuba nuko ahita agenda yiruka arira cyane ati mama koko byose yarabimbwiye, nakabaye narabitekerejeho. Davis nakabaye naramuretse mbere sinirwe mbabarira umutima gutya. Kesi yageze mu rugo akira, abwira nyina uko byamugendekeye ati noneho mama, ndabyumva neza uko wari umerewe igihe papa yamaraga kuguta. Mama Kesi ati ihangane Kesi, papa wawe ntago yantaye njyenyine ahubwo yadutaye twembi, ariko nyine ibyo uhuye nabyo ntibigutungure,
uku niko abagabo bamera. Gusa nyine kuko njyewe nzi ukuntu abagabo bahemuka, niyo mpamvu nakubuzaga Davis, kuko ari umukene cyane nta n'ikintu yifitiye. Burya niba uhemukiwe n'umukire, nibura aragukomeretsa ariko akagusigira n'udufaranga tugufasha gukira icyo gikomere. None reba nkawe, ubwo se urumva udahombye kabiri? Davis arakubabaje kandi nta kintu na kimwe umukuyeho, habe n'ikimodoka cyiza, habe n'ikizu cyiza cyangwa se ibifaranga. Nta kindi usibye kugutakariza igihe gusa. Ubutaha rero mwana wanjye uzamenye ubwenge, muri bariya abakire bose nguhuza nabo uzafatemo umwe, wenda wabona urukundo rwanyu ruzagenda neza bikanatugirira akamaro. Nuko nyine ugatera ibuye rimwe ukica inyoni ebyiri, ukabona urukundo n'ubutunzi. Kesi ati mama, koko ubwo nkurikiza inama zawe? Mama Kesi ati cyane rwose, erega akenshi urukundo rurangira biteye umutima wakunze kubabara. Gusa nyine icyo nagusobanuriye ni kimwe, ni uko igihe nibura ubabaye, nibura ariko ubabajwe n'umugabo w'umukire akagusigira n'ibyo bifaranga, bigufasha gukira n'ibyo bikomeye. Wowe shaka umugabo w'umukire, urabyumva neza mwana wa? Kesi yabitekerejeho neza cyane, yumva kuko ibyo bintu bya mama we bifite logique. Nuko atangira kwiyitaho cyane, yumva kuko inama za nyina arizo agomba gukurikiza. Davis waho yari ari, ntiyari azi ikintu na kimwe yapfuye n'umukunzi we Kesi, kuko yari azi ko cyagiye Kesi yahise yigendera. Gusa Davis yakekaga ko wenda Kesi yababajwe n'uko yanze ko bahita babana. Inshuro nyinshi Davis yasabye Kesi ko bahura bakaganira, ariko Kesi akabyanga, akamusaba ko yamwibagirwa burundu, ko rwose ibyabo byarangiye, ko bibaye byiza yahita anamwibagirwa ntazongere no kumuvugisha. Davis yamubaza impamvu, Kesi n'uburakari bwinshi ati impamvu nawe urayizi. Nuko ntiyemere ko bakomeza no kuvugana. Davis byaramucanze, ariko ibyabo byasaga n'ibyarangiye. Kesi we yakomeje kwitegereza abagabo bose bamusabaga urukundo, nuko nawe ko kabiha umwanya uhagije, yemerera umusaza umwe urukundo wari umaze gutandukana n'abagore babiri, kuko yabonaga ari ufite amafaranga kurenza abandi bose bamusabaga urukundo. Kesi yatangiye gukundana n'uwo musaza witwaga Barthélemy. Yumvaga ko byagenda kose urukundo azarwihingamo rukagera aho rukaza. Kesi ariko nta katagize ngo urukundo ruze, ariko byaranze burundu. Gusa agakomeza guhatiriza, kuko yabwirwaga na mama we ko hari ifaranga n'urukundo rugira aho rukamera. Nuko nawe ntacike intege, ntashake kwirukansa ibintu, agategereza igihe urukundo kuko ruzamerera. Barthélemy nawe muri ayo mafaranga yose yari afite nta katagize ngo yite kuri Kesi na mama we. Bari basigaye babayeho ubuzima bwiza, ubwo mama Kesi yahoze yifuriza umukobwa we kuva kera. Ariko Kesi akabona urukundo rwaranze neza neza. Yabiganiriza nyina, akamubwira gukomeza kwihangana ko ruzagera aho rukaza. Ahubwo akamubwira ko bibaye byiza bakora ubukwe, kandi nabwo ruzaza rwirukanka. Kuko Kesi yahoraga yigize inyuma iby'uko ubona ko rwose yananiwe gufata umwanzuro. Nk'uko Barthélemy yari amenyereje gusohokana Kesi, ndetse rimwe na rimwe bakanajyana na mama we, n'ubundi basohokeye ahantu ha VIP. Kesi icyo gihe yari yicaye ateganye na Barthélemy, maze yitegereza uwo musaza bagiye kuzabana ubuzima bwe bwose. Arababara cyane, agahinda karamwica, no kurya biramunanira. Nuko bamubaza ikintu abaye, ababwira ko atameze neza, yumva adashaka kurya, ko ahubwo yumva ashaka kwinywera. Nuko umukobwa atangira kwihata inzoga. Mama we na Barthélemy bayobewe ikintu umukobwa yabaye neza neza, maze bakomeza kumubaza. Kesi arambirwa ibyo bibazo bari kumubaza, ahubwo abasaba yuko bamureka akaba yigendeye, akaba yibyinira aho abandi bari kubyinira. Nuko baramureka aragenda. Icyo gihe Kesi arimo kubyina, umukunzi we Barthélemy yageze arahaguruka aramusanga ngo babyinane. Ariko Kesi uko babyinanaga mu ntekerezo ze hari hibereyemo Davis, akiyibukira ibihe byiza bagiranye, akibuka ukuntu bakiri kumwe bari bishimye. Icyo gihe barimo babyina,
Barthélemy yamusabye ko nibava aho ngaho baza guhita batahana bakigira mu rugo kwa Barthélemy kuko yamubwiraga ko afiteyo imiziki myinshi y'ubwoko butandukanye bashobora kwibyinira bonyine nta n'umuntu uhari ngo abaderanje. Kesi yumvaga ibyo bintu Barthélemy ari kumusaba nuko akumva isesemi iramwishe, ariko ataragira ikintu na kimwe amusubiza ko abyemeye cyangwa byanze. Yagiye kubona abona umuntu iruhande rwe arimo amwitegereza cyane, we n'uwo musaza bari barimo kubyinana. Nuko yitegereje neza abona ni Davis. Barthélemy we ntiyari amuzi. Noneho aho bari yabonaga Davis yambaye inifomu z'abantu bakoraga aho ngaho, nuko ahita amubwira ati ese wa musore we ko ntacyo kunywa urimo kutuzanira ahubwo ukatwitegereza cyane, ese watunguwe n'ubwiza bw'uyu mukobwa uri kubona turi kubyinana? Davis nta kintu na kimwe yamusubije kuko yari yumiwe. Nuko Barthélemy akomeza kumubwira amagambo yo kumwiyemeraho ko niba rwose yatangajwe n'ubwiza bw'umukobwa ari kubona aho ngaho ari umukunzi we. Nuko ahita abwira Davis ati genda utuzanire champagne sha. Davis ariko wari wakomeje guceceka, ageze aho noneho aratobora aravuga ati Kesi byagenze bite koko? Mama Kesi nawe aho yari yicaye yagiye kubona abona Davis ahagaze impande ya Kesi n'umukunzi we. Nuko ahita aza yirukanka ati wa musore we, nakubwiye ko iteka uzana ibibazo hagati yanjye n'umukobwa wanjye. Ndakwinginze genda rwose wivangira Kesi n'umukunzi we mushya. Ndagusabye rwose genda. Urabona kuko batishimanye, urashaka iki kindi? Davis byamucanze cyane ati ngo iki? Ariko si ibyo murimo kuvuga ni ibiki noneho? Uyu ni umukunzi mushya wa Kesi? Kesi niba ari byo koko byaba bisa naho utigeze unkunda na rimwe mu buzima bwawe. Kesi n'agahinda kenshi ati yego reka mbyemere ko ntigeze ngukunda, naho se wowe wigeze unkunda ryari? Kesi yahise asaba umukunzi we Barthélemy ko yamureka akaba yisohokeye akaba agiye hanze kwifatira akayaga. Nuko aramwemerera aragenda. Mama Kesi yasigaye atonganya Davis cyane ko yivanze mu munezero w'umukobwa we n'umukunzi we. Davis yaramwihoreye nuko nawe ahita yisohokera hanze agana mu muryango Kesi yari amaze gusohokeramo. Ariko akirimo agenda agana hanze hari umukobwa wahise aza amusohoka inyuma. Nuko aza amubwira ati Davis noneho uranshikira he? Ubwo se wari uzi ko ntazagera aho nkakubona? Uko bavugaga ibyo niko bari kugenda banegeraho Kesi yari ari. Nuko Kesi akibakubita amaso abona uwo mukobwa ni wa wundi yigeze kubona kwa Davis mu nzu ye. Nuko agahinda karongera karamwica cyane. Davis n'uwo mukobwa bakomeje gushwana, ari nako Kesi abitegereza. Uwo mukobwa ati bro, ugatinyuka ukamisha aho wimukiye, ukamisha aho usigaye ukorera umuntu twonse rimwe koko? Musaza wanjye umwe rukumbi mfite, umuntu nasigaranye mu muryango wanjye wose, wabikoreye iki koko? Kesi byatangiye kumucanga ko yanabonaga uwo mukobwa yasinze. Nuko Davis aramubwira ati Divine mushiki wanjye, urabizi ndagukunda, ariko nanone nterwa ipfunwe n'imyitwarire yawe ndetse n'uburara bwawe, ku buryo mba numva ko nta n'umuntu n'umwe wamenya ko uri umuvandimwe wanjye igihe cyose utaremera guhinduka. Rwose naguhisha aho nsigaye mba naho nsigaye nkorera, kuko nari ndambiwe amanyanga yawe n'akaduruvayo kawe. Buri gihe nawe urabizi ko wabaga washwanye n'abantu nukugahungira iwanjye ngo batagusanga iwawe bakakugirira nabi, ubundi bakansanga mu kazi bakantisha umutwe ngo nishyure ibyo wafashe nkaho njyewe mba nabigutumye. Rwose Divine mwana wa mama, nta kindi kintu nabikoreye, nagira ngo nibura numbura uzitekerezeho nuko wimenye, umenye ubwenge, umenye ko ugomba gukura, ko nta wundi muntu ugomba kwirengera amafuti yawe. Divine yumvise amagambo ya musaza we yuzuye agahinda, atangira kurira, amubwira ko agiye kwisubiraho agahinduka, ko agiye kujya yishimira kubwira buri wese ko afite mushiki we w'umwana mwiza bavukana. Ko Divine na musaza we bahoberanaga basabana imbabazi, niko na Kesi amarira ye yashotse ku matama ye, ababazwa n'ukuntu Davis yamuhoye ubusa. Davis amaze kubwira Divine ko amubabariye,
yahise yegera Kesi ariko abona umukobwa yahogoye. Ati Kesi, mbabarira niba cya gihe narakubabaje nkakubwira ko nta bushobozi mfite ku buryo twahita tubana. Ubu ngubu nditeguye uko meze kose Kesi, nta kibazo, ndabyemeye rwose, uze tujye kubana, kuko n'ubundi kubura urukundo rwawe naho nagira ibyamirenge ku ntenyo ntacyo byaba bimariye, kuko n'ubundi mbayeho nishimye. Nzagerageza uko nshoboye kose mu bushobozi bwose tuzaba dufite, ariko tuzabubanemo, ntako ntazagira ngo uzabe umukobwa wishimye. Kesi aho kuvuga yakomezaga kurira. Divine we aho yarahagaze inzoga zari zitangiye kumushiramo, ubwo yari yumiwe. Musaza we nawe niko akomeje gusaba imbabazi. Ati Kesi, mbabarira nakoze ikosa rikomeye cyane cya gihe nanga ko tubana, nukwita ukeka ko ntagukunda, ariko nukuri ndagukunda cyane Kesi. Ese ubundi nkubaze, uriya musaza koko murakundana? Ubwo uwo musaza yari amubajije Barthélemy we aho yari yicaye mu nzu na mama Kesi. Babonye Kesi atinze nuko batangira kubyibazaho, ariko mama Kesi ati byihorerega wibitaho umwanya wawe ngo biguteshe umutwe. Buriya Kesi arimo arihanangiriza uriya musore, yego koko ndabizi barakundanye, ariko nagize Imana baza kugirana ibibazo bikomeye cyane, nuko baratandukana ku buryo Kesi uriya musore yamuzinutswe burundu. Ahubwo mu gihe ataragaruka reka tube dupanga iby'ubukwe, aho buzabera n'igihe cyiza, mbese nyine ukwezi n'itariki byaberaho. Naza turamubwira nawe atubwire uko abyumva. Batangiye gupanga gahunda z'ubukwe gutyo. Kesi we bavugaga aho yari yicaye yageze aho nuko arikaruma, nuko abwira Davis ati Dave, nta mbabazi na nkeya ugomba kunsaba, ahubwo ni njyewe ugomba kuzigusaba. Nangije urukundo rwacu, ngenda ntavuze ikidutandukanyije, sinanakubwira impamvu ya byose byibuze ngo unasobanurire. Narahubutse ndivumbura, sinaguha umwanya ngo tuganire, muri make nabaye umukobwa mubi cyane. Davis ati gute se Kesi, ngaho nsobanurira. Kesi yahise amubwira byose uko byagenze ubwo yasangaga iwe Divine, agakeka ko ari umukunzi we. Noneho utuntu Divine yari yiyambariye bisa nkaho rwose yambaye ubusa, agakeka ko bamaze kuryamana. Davis yarabyumvise ati ese nibyo? Rwose nanjye mfite amakosa akomeye, kuko uriya munsi ntakweretse Divine ngo nkubwire ko ari mushiki wanjye. Nuko ahobera Kesi amusaba imbabazi, kuko nyine icyo gihe atamweretse Divine. None ahita abikora, abwira Kesi ko Divine ari we muryango afite imbere n'inyuma, ko ari we mushiki we wenyine yasigaranye, ndetse anabwira Divine ko akunda Kesi cyane. Byabaye ngombwa ko ahita agenda, nuko Kesi asigarana na Divine aho ngaho. Kesi yasigaranye na Divine kuko Davis mu kazi bari bamuhamagaye bamubwira ko bamushaka cyane kandi bari bamaze akanya batamubonye. Nuko ariko agenda amaze guhana gahunda na Kesi ko mu gitondo akiva mu kazi bari buhite babonana bakaganira. Divine na Kesi bo bahise baba inshuti, baganiriye byinshi. Divine ahita anasaba imbabazi Kesi ko yitwaye nabi cyane, musaza we akamuhana ntiyumve, ariko akagiye kwisubiraho. Kesi ati humurerega ibyo mwaganiriye byose nabyumvise, gusa umbabarire isezerano wahaye musaza wawe uzaririnde. Davis ni umuntu mwiza cyane, nawe ndifuza ko waba umuntu mwiza nkawe. Igihe cyarageze Kesi arinjira asanga mama we na Barthélemy aho bari bicaye, nuko Divine nawe ahita yigendera. Kesi akinjira ariko nta yindi nkuru bamusanganije usibye ubukwe n'igihe bizabera. Nuko Kesi abwira mama ati mama, reka ibyiza dutahe, ibyo ngibyo tuzatubiganiraho ikindi gihe, kuko ndumva nameze neza, ndumva naniwe, ndashaka kuruhuka. Mama we yihaye akabanga uwo munsi, yanga kumutonganyiriza imbere y'uwari ugiye kuzambura umukwe, nuko arabyemera barataha. Bageze mu rugo, Kesi abwiza nyina ukuri ati mama, ibyanjye na Barthélemy rega byarangiye, nta bukwe nzakorana nawe. Urukundo nakunze Davis nta hantu na hamwe rwagiye, niwe muntu wenyine niteguye kubana nawe. Mama Kesi yahise arakara cyane ati ese kuki uhindagurika nk'ikirere muko? Kuki se ushaka kunsebya? Abantu bose nari namaze kubabwira ko ugiye gushyingiranwa n'umugabo w'umuherwe, none mva ibyo utangiye kuvuga. Rwose Kesi
wimpindura injajwa, umpindura urw'amenyo muri rubanda. Ibaze nawe ko abantu bamwe na bamwe natangiye no kubabwira itariki y'ubukwe n'igihe buzabera n'aho bizabera byose. Kesi nawe yahise arakara ati ariko mama, naho nakora ubukwe n'uriya mugabo ni wowe ugomba no kunshyiraho itariki y'ubukwe. Ushobora kuba uri kungurisha nkaba ntabizi, cyangwa wenda nkaba narakurambiye, cyangwa hari wenda ukabutekereza ko nta bwenge ngira. Amakimbirane yarongera aravuka hagati ya Kesi na mama we. Kesi we nk'uko yari yabivuganye na Davis mu gitondo babyutse babonana. Davis amubwira story yabo yose y'ubuzima yabayeho na mushiki we Divine. Kesi nawe amubwira ibyamubayeho byose nyuma y'uko batandukanye. Kuva icyo gihe Kesi yahise abona ko rwose atari byiza kwima umwanya umuntu mukundana ngo muganire, ngo umubwire n'ikintu mwaba mwapfuye igihe waba umukeka. Kesi yahise yicuza impamvu yamaze igihe kinini cyane yarimye umwanya Davis ngo baganire, nyamara iyo baza kuganira ibibazo bari bafitanye byari kuba byarakemutse kare. Davis nawe yahise abona ko mu rukundo kugira ngo bigende neza ari byiza kuvugisha ukuri nta n'impamvu n'imwe yo guhisha umukunzi wawe mu muryango wawe, urwego rwose baba bariho cyangwa se ubuzima bwose baba babayemo. Ibyo byararangiye barishima cyane bariyunga, urukundo rwabo rurongera ruraryoha nka mbere uko byahoze. Nubwo bari bishimye bibereye gutyo mu rukundo, ariko ikibazo cyari kigihari cyari kimwe, kuko mama Kesi yashakaga ubukwe bw'umukobwa we na Barthélemy ku ngufu. Kesi amubwira ko rwose bitashoboka, ko ibyo bintu bitazigira biba. Kesi yabonye mama we akomeje kubishyiramo ingufu cyane, nuko yumvikana na Davis nabo bategura ubukwe bworoheje cyane bitewe n'ubushobozi Davis yari afite. Nuko mama Kesi ararakara amubwira ko nta kintu na kimwe azamufasha mu bukwe bwe, ko atazigira anabutaha. Kesi nawe aramwihorera yikomereza gahunda n'umukunzi we. Nubwo nta bushobozi bari bafite, ariko ubukwe bwabo bwagenze neza. Nubwo nta mafaranga bari bafite ahagije, ariko wamenyaga inkuru yabo yahitaga batwerera. Sare ubukwe bwabereyemo n'ibyo kunywa byose byatanzwe n'aho Davis yakoreraga nk'inkunga bari bamuteye. Davis yari umuntu mwiza, ari umukozi mwiza w'imico myiza, bagenzi be n'ababosi be bamukunda cyane, ku buryo rwose bumvaga nta kintu yababurana ku munsi w'ubukwe bwe. Baribaniye nubwo nta bushobozi bari bafite, ariko ubukire bwa mbere babonaga buruta ibindi ni urukundo bari bafite. Kesi nibwo ari mu mwaka wa nyuma wa kaminuza. Birumvikana muri iyo minsi imibereho ntago yari iboroheye cyane kugira ngo anabone amafaranga y'ishuri kugira ngo arangize kwiga. Davis ntako atagize, yakomeje guhatana, ariko ageze aho yabonaga byanze neza, yagize amahirwe mu kazi azamurwa mu ntera, nuko bamugira manager mu bintu atakitekerezaga. Iyo nkuru yanejeje Kesi cyane yiterera ibirere, nuko Kesi ariga kubw'amahirwe ararangiza. Davis nubwo yari amaze kubona umwanya mwiza mu kazi, ariko ntiyarikiye aho. Yari azi gushakisha maze atangira kujya apiganirwa amasoko, maze mu minsi mike atangira kuba rwiyemezamirimo. Mama Kesi we rwose ntiyari akivugisha umukobwa we kuko yari yaramurakariye ku buryo bukomeye, ariko Kesi we yageragezaga kumenya amakuru ya mama w'umunsi ku munsi. Igihe cyarageze ariko Kesi na Davis banga kumera nka mama wabo, nuko bajya kumusura, nuko mama Kesi atungurwa n'urwego yari abonye bagezeho. Kesi yasaga neza cyane, Davis nawe amafaranga atangiye kuza, bombi bishimye banezerewe. Nuko mama Kesi atekereza ibyishimo yari agiye kuvutsa umukobwa w'agahinda karamwica, kuko mu gihe cyose yabonaga Kesi ari kumwe na Barthélemy, nta munsi n'umwe yigeze amubonana ibyo byishimo. Nuko ahera akabasaba imbabazi ko yari agiye kuvutsa umwana w'umunezero w'ubuzima bwe bwose, kubera guhora Davis ubukene n'akazi yakoraga, none akaba abonye bombi babayeho bishimye kandi batangiye no kugira amafaranga, ati burya koko ntawe uvumira itararenga. Nuko abwira Kesi ko amagambo yose yamubwiraga amubwira ko agomba gushaka umugabo w'umukire nibura yamuta akazamusigira imitungo,
ko ari ibikomere yatewe na papa Kesi wamutaye akamutana na Kesi akiri mutoya nta kintu na kimwe amusigiye. Kuri we yumvaga ko nta rukundo rubaho, yateganyaga ko nibura ibyo ngibyo biramutse bibaye ku mukobwa we nibura ko we yazasigarana n'amafaranga. Mukabona ko atari byiza gushyira abantu bose mu gatebo kamwe, ko niba umugabo umwe ahemutse biba bitavuze ko abagabo bose aba ari abahemu, kandi ko imiterere y'akazi ubwako atari itera umuntu imico mibi, ko byose biterwa n'umutima w'umuntu. Nubwo bwose akazi Davis yakoraga mama Kesi yagakimangaga, ariko nta na rimwe yigeze ahemukira umukobwa we Kesi. Wakoze cyane gukurikirana inkuru yacu y'urukundo ya Kesi. Nizere ko turi kumwe n'ubutaha mu zindi nkuru zitandukanye. Imana ibarinde, mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.